Yesu ashimwe bene data, ndabasuhuje kandi mbifurije amahoro y'Imana. Uwiteka abagirire neza kandi abane namwe aho muri hose. Reka twongere tuganire ku ijambo ry'Imana, tuganire ku migani. Turi mu gitabo cy'imigani, igice cyacu mu murongo wa 4, ngo ukoresha ukuboko kudeha azakena, ariko ukuboko k'umunyamwete gutera ubukire. Amin. Imigani ni igitabo cy'ubwenge, ni igitabo cya Salomo. Salomo yabaye umwami, kandi Salomo tuzi yuko yagize ubutunzi bwinshi. Salomo mu gihe cye ari mu bantu bagize ubutunzi bwinshi cyane. Rero igitabo cy'imigani ni kimwe mu bitabo bya Salomo. Ndaguhamagarira kugira ngo uzagisome, kandi uzabonamo byinshi by'ingenzi kandi bijyana n'iki gihe turimo, kuko ibivugwamo n'iyo ubirebye usanga wabigenderaho n'iki gihe. Rero ngo ukoresha ukuboko kudeha, abatazi kudeha ni ukutagira umwete wo gukora, ugahorana ubunebwe kandi ntiwitabire umurimo nk'uko bikwiye. Rero umuntu udeha, ufite ukuboko kudeha, ngo azakena. Kandi koko nibyo, ntago umuntu udashaka gukora yagira icyo ageraho. Uretse n'ubukire, ntago yatera imbere na gatoya. Uzasanga hari bene data b'abakristo bavuga ngo mfite isezerano ryo kuzagera kuri ibi, mfite isezerano ryo kuzagera kuri ibi, mfite isezerano ryo kuzubaka inzu, mfite isezerano ryo kuzaba iki n'iki. Ariko ibyo byose udahagurutse ngo ukore, udahagurutse ngo ubikorere, nta na kimwe ushobora kugeraho. Kubera yuko Uwiteka ntabwo amanura ibintu gutya mu ijuru ngo bize bikwitureho, ahubwo anyuza mu byo tubona, anyuza mu bo tubona, anyuza muri wowe. Kandi Uwiteka akunda abantu bagira umwete, haba mu buzima busanzwe, haba no mu mwuka. Uwiteka akunda abakozi. Ngo ariko ukuboko k'umunyamwete gutera ubukire. Nibyo koko, umuntu ukora, ushaka gukora, byanze bikunze ageraho icyo ashaka akakigeraho. Niho uzabona umuntu twita ba rwiyemezamirimo abyuka agahera ku busa. Njya numva ngo hari abantu batangiye bacuruza amagi mu gatebo, cyangwa se agacuruza ubunyobwa. Ubu ngubu akaba afite amataje, ari umucuruzi ukomeye cyane, ufite n'amakamyo ya rukururana. Biva ku ki rero? Ni ukugira umwete, ukavana amaboko mu mufuka ugakora. Bene data, ndabinginga ngo umuntu wumva yuko ashaka kugira icyo ageraho, nahuguke, abanze ave mu bunebwe, akore, agire umwete. Kubera yuko isengesho ritagira ibikorwa, iryo sengesho ntaho ryakugeza. Yego, uzavugisha Imana ikumve, ariko izamanura ubutabazi bwayo, isange urisinziriye, isange uri mu bunebwe, kandi ntaho ubwo butabazi ntabwo buzakugeraho rwose. Ntabwo rero wambwira ngo uzasenga kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru ngo utegereje ubutabazi bw'Imana utajya gukora, kuko kuri iyi si tubeshwaho n'imirimo y'amaboko yacu twakoze. Ntabwo rero uzagira icyo ugeraho utahagurutse ngo ukore. Nawe rero ufite akazi, hari abantu bagira akazi ukabona arakorera ijisho, ukabona arakorera ku masaha. Niba shebuja adahari cyangwa se umuyobozi we adahari, akiyicarira, abakoresha computer, akajya muri za games, akajya muri za social media, kuri matelefone. Ka kazi bagusigiye, ugasanga umunsi urarangiye, undi uratangiye, ntaho uragera. Ibyo ngibyo nagira ngo nkubwiye ngo nawe nta mugisha ushobora kubiboneramo, kubera yuko akazi kose iyo tugakora tuba dukorera Uwiteka wakaduhaye. Iyo ugakoze nabi ubugayisha izina ry'Uwiteka, kuko iyo usaba umugisha w'akazi, iyo usaba kugira ngo Imana ikugeze kuri ibi, wamara kuyibona ukabikora nabi, bibabaza Imana yabiguhaye, bigatuma wifungira n'indi migisha yakaje, kandi ukagira n'abandi ufungira. Kubera yuko akazi ukora byanze bikunze hari undi byakagiriye, ukagiriramo umugisha. Iyo rero ugakoze nabi, hari abandi uba ufungiye. Nagira ngo rero iyi nyigisho tuyigire bene data, tugire inyigisho yo gukora aho uri hose. Wumve yuko ubuzima
ari ugukora. Aho uri hose wumve yuko ubunebwe, kudeha nta kintu na kimwe byakugezaho. Hari abadeha mu bundi buryo, akaryamira ibintu bye byose bikaba kuryama, ibintu bye byose bikaba kuzetuka. Oya, nta kintu ushobora kugeraho. Imana yatanze amasaha y'ikiruhuko, itanga amasaha yo gukora, rero yakoresha uko yayatanze kubera yuko yabipimye neza. Ijya gushyiraho amasaha 8 yo kuruhuka, ntabwo yari yibeshye. Ijya gushyiraho ijoro, yari yashyizeho ubundi ijoro nk'iryo kuruhuka. Amanywa, amasaha yose 10 yari ayo gukora. Leta rero noneho zacu zo zidushyiriraho amasaha 8. Kunanirwa gukora ayo masaha 8 haba hari mu bunebwe. Bene data rero, reka duhugukire umurimo, twumve yuko kuba umukristo, kuba umuntu usenga, bidakuraho yuko ugomba gukorana umwete, ugomba gukura amaboko mu mufuka kugira ngo Uwiteka aguhere umugisha mu mirimo y'amaboko yawe. Turagushimye Mwami Imana kubw'ijambo uhora uduha, kubwo kuduhugurira gukomeza kuba abana bawe bakorera mu mucyo kandi bakorera mu buryo bw'ubumana. Ndakwinginze kugira ngo aba bene data uza kumvira ijambo wese umuhugurire kugira ngo akunde umurimo kandi agire umwete wo gukora, kandi amenye yuko umugisha wawe uhabwa abavanye amaboko mu mifuka bagakora, udahabwa ba bandi bicaye gusa bategereje ngo bazabona. Ngwino rero utanga umugisha ku bari gukora, ngwino utanga umugisha ku bari gushakisha icyo bakora nabo babona icyo bakora. Ngwino kandi ukebure abangaba barimo kwica akazi bagira ngo hari barahima abakoresha, kandi ahubwo barimo kwifungira imigisha, kuko byose biva kuri wowe. Iyo neza yose bayavuye kuri wowe. Kwipfusha ubusa rero bifunga umugisha uva kuri wowe. Girira neza rero abantu bawe, girira neza abagukorera, bagukorere bafite umwete, kuko no mu murimo wawe uvuga ubutumwa n'ubute nawe ntaho bugera. Girira neza rero abagukorera bose mu nzego zose, bagukorera umwete, ubahe umwuka wawe, abashe kubagira inama, abashe kubayobora, abashe kubereka inzira, abashe kubagira inama nziza, kugira ngo twese dukore kandi dukore vuba, kugira ngo umurimo wawe ugire umusaruro, hanyuma nituzagera imbere yawe ibisarurwa bizabe byinshi, maze natwe duhabwe umugisha. Mu izina rya Yesu Kristo Umwami wacu niwe mbigusabye. Amina.